aho Yes, reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, ibarebe neza, ibateteshe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo waremye byose, akabeshaho byose kandi agakora byose kubw'ineza n'urukundo agira. Muraho neza mu Marione? muracyabaho? Turacyashima Imana. Haleluya. Nyuma y'iminsi myinshi tumaze iminsi dukurikirana ibiterane by'i Burundi, tubyumva uko byari bimeze, tunyuzamo amatwi twumva ukuntu byari bimeze, tukavuga duti byari faya. byari faya. byari faya. Mwari mumeze neza, Twari mwabonye tumeze muhagurutse amahoro. twahagurutse amahoro mu gihugu cy'abaturanyi bacu. Igiterane cyamaze iminsi ine cyo kubohoka, abantu barabohotse, kongera umunsi umwe wo kwakira abantu, kumva imvamutima zabo na bya byifuzo by'umwihariko. Yego, kwa kundi abantu baba bashaka kwatura ibintu by'umwihariko. Witeka dukoresheje ibintu bikomeye muri kiriya gihugu. yego, kandi n'ubundi barimo baratwitegura mu kwezi kw'indwi, turongera dukoresha ibindi biterane byo kubohoka, yego, byo guhuza abantu n'ibyabo, kwambura abantu ibikarande by'aho bavuka. Imana yarakoze abanye natwe tuza amahoro kandi badufashe neza cyane. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Amen. Uyu munsi wa none rero, mbere yuko tugira ikindi kintu tuvuga, turongera dushimira abanyarwanda iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora, abantu bakurikirana Mama Lionel kuri kamera, bakurikirana ibiganiro bye agenda akora. Abantu mushiraho comment nziza, turazikunda cyane. Imana ibaha umugisha. Nago ndizimba mu magambo uyu munsi, ndagira ngo Mama Lionel aze gukora mu gaseke, atangira adusengera natwe dusenga, kugira ngo tuze gukurikira kandi nyaboneka nutangira ikiganiro cy'igisozo. Nibyo biba byiza, biradufasha kandi nawe bikagufasha ukamenya icyo yaragambire. Hari igihe tuba tukivuga hirya no hino, ugahita wigendera. Igisubizo cyawe cyari ku munota wa 30. Nukuri Imana ibishimire cyane. Ikaze usenga Imana dutangire ikiganiro. Mana turagushimiye cyane kubw'uburinzi bwawe bukomeye. Yego, twabonye neza yawe itugota, yababisha baduhagurukiraga bashaka kutumira bunguri turi bazima. Warigaragaje ubwo umujinya wacanwaga kuri twe. Turagushimiye. Uyu mwanya dusengeye abantu badukurikiye, ubaha umugisha kubw'ijambo rigiye kuduturukamo wadushyizemo, ryagure ibitekerezo byabo, kandi udukurikirana akatwumva afite ikibazo musubize, utwumva arwaye umukize, utwumva ari mu nzira agenda agere yajya amahoro, utwumva afite ikibazo cy'ubushomeri abona akazi. Iri jambo ryimura umuntu mu cyiciro arimo rimushyire mu kindi cyiciro cyiza. Urakoze, ndagushimiye ko ubikora neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Hano muri iyi si Mama Lionel hari ukuntu Imana iyo yicaye mu bwiza bwayo bwo mu ijuru, ijya yitegereza abantu bayo bari ku isi, ikavuga iti abo bantu bari gukora ibyo nakabaye nkora. Yego. Ikabaha support. Yego. Y'imbaraga zayo, bakaba nkayo mu cyimbo cyayo. Ibyo yakaje ngikore ikabinyuza mu bantu. Umushinga iyo bavuze umugore mu Kirundi bavuga umukenyezi, ni hafi aho. Yego, ariko ni umushikiranganji ni nk'umuyobozi w'ikintu runaka. n'ubundi yahoze ari umuyobozi wo bajya bita Denise Nkurunziza. Yaherutse kuvuga ijambo ryiza, aravuga ngo bica mu bantu. Yego, ibyiza bica mu bantu, n'ibibi bica mu bantu. Niyo mpamvu utagomba kwihenura ku bantu, niyo mpamvu ugomba kwiyegereza abantu ukabakunda. Undi bita Pastor Ntambabazi yaravuze ngo uzakundane n'abantu, unagendane nabo, ariko uzirinde kubizera, ntuzizere abantu. Na Dr. uriya baherutse gusezerera neza, Dr. Rutayisire, umubyeyi we, nawe yaravuze ati Yesu ko yababwiye gukunda abantu, yabatumye kwizera abantu. Yego, ko yavuze ngo mukunda abantu, yigeze ababwira ko bizera. Yego, sera ko ari zo ngaruka mufite. Noneho rero Mama Lionel nk'umuhanuzikazi w'Imana, nk'umuntu ufite iby'abantu byinshi cyane,
hari igihe bakurebera mu by'Imana itarakora. Buriya hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo yashizeho amahanga kubera Abisiraheli ihwa ribajomba. Hari igihe Imana igushiriraho ihwa ryo kutagira inzu. Kubera ko cyo isugusha ahantu hanyishe. Ire bana ahantu gusha no kubitanu hanzonze ubukode. Bandeba bakagira ngo Imana ntikora. Iryo niho ari kujomba rituma uhora imbere y'Imana usenga kugira ngo utava mu murongo wayo ikaba yakuraho kuguhirije. Abantu bari kunyumva neza ra cyangwa ndigutinda ngo uvuge. Uyasobanura bumve icyo ushaka kumbaza. Noneho bakareba Mama Lionel nk'umuntu Imana nawe yatinjije mu bukode, ariko ntibarebe Mama Lionel nk'umuntu Imana inyuzaho ijambo ryo kwaturira umuntu akabona etaje, akagira imodoka, akabyara, akabona amafaranga, akagubwa neza, agakira. Abantu ntibarebere muri urwo ruhande. Bareba umuhanuzi kazi cyangwa umuhanuzi bakamurebera mu ruhande rw'ibitagenda neza. Yego sha. Uko ni kwa kundi kwizera umuntu kandi bakakwe kwizera Imana ahubwo bagakunda Mama Lionel kugira ngo abashe kubasudira ibyabo. None Mama Lionel na Yesu Kristo byamubayeho bamurebera aho yererewe kwa Yosefu na Mariya ntibamurebera mu Kumana ishobora byose. Mama Lionel iyo umuhanuzi ageze imbere y'abantu bamurebera mu byo Imana itaramukorera bigenda bite? Uradufasha. Ubundi umuntu yagakwiye gukora iki kugira ngo ibyo umuhanuzi abitse bimuvemo bibe smart kuri we, aho kugira ngo amurebere kuri abo bantu cyangwa se aho kugira ngo murebere nyirabagenzi uko Kalisa warongoye abagore benshi. Ubwo Mama Lionel we ntazagira abagabo benshi. Mama Lionel utambuka n'imbaraga nyinshi ku gatuti n'ifuhe ryinshi akavuga ati aho Jean ntayagowe mu rugo, ugasanga mbese hari amagambo n'ibintu bitari byiza. Bo bakabaye bakira ibyiza ahubwo bakaba banahakura n'umuvumo. Ese bigenda bite mu isi y'umwuka iyo urebeye umuhanuzi mu byo atarageraho aho kugira ngo umurebere mu cyo agomba kukugezaho? Urakoze. Ubundi izo ni ingaruka zo kwicara imbere y'abantu b'abagome. Izo ni ingaruka muri hangana muri no minsi ifite amagambo akakaye ariko afite umumaro, umuturura ari kuvura. Donc izo ni ingaruka zo kwicara imbere y'abagome. Yesu yabicaye imbere. Tubitindaho. Ubivuzeho ariko nanjye ndabivugaho cyane. Yesu nawe yicaraga imbere y'abagome. We yicaye imbere y'abana babi cyane. Abo yazuriraga abantu bakanakritika umunsi abikoreyeho. Se kuki abikoze ku isabato. Abo yasengeraga, abo yazuraga, abo yakirije abana, abo yakijije, ntabwo bari bakwiye kumwitura kuri iki. Nta nubwo bari bakwiye kumukritika. Gukora ibintu bingana kuri abagakritika ni ingaruka zo gukorera abagome cyangwa kuba waratumwe mu bagome. Nimba baratinyutse bakavuga ngo yo bona umuhungu ngo wo kwa Mariya. Ese kuki batinze ku gisekuru badatinze kubyo Imana iri kumukoresha? Ko ari nabyo bakeneye. Ntidukeneye aho havuka. Ibyo twari dukeneye yabizanye. CV y'ubundi bayishakagaho iki? CV ye bayishakagaho iki? Ko ari yabazaniye ibyo bakeneye. Ari kubazura, ari kubakiza, ari kubakiriza abana, ari kwirukana imyuka mibi, ariko bakajya kuri CV ye yaho avuka. Umuhungu wo kwa Mariya, umuhungu wa Yosefu, mubabaje. Erega bakajya no kureba ibyo akora we. Uzi ko hari n'abantu bajya gutondagura igisekuru cyaho tuvuka. Nibareba iby'Imana iri kudukoresha bakajya gutondagura ibisekuru byaho uvuka. Yesu ibi bintu yahuye nabyo ntaho tuzabikwepera. Icyo tukimenye. Abantu twicara hano mumfashe kumenya iki kintu mu gifate mu mutwe. Ntabwo ibintu Yesu yahuye nabyo dufite aho tuzabikwepera. Kandi baramukritikaga bugacya akora ibindi. Uyu ni umwuka uba mu bantu.
twicara imbere twicara imbere. Ndibuka ko yewe barabizi cyane abantu bankurikira, nashatse ntinze ariko sinari nanatinze cyane mu myaka, ahubwo nuko nakowe bikamara igihe. Muri uko gutinda gushaka, abo nasengeraga icyo gihe bagakira, abo nasengeraga bagashaka, bagiraga amatiko yo kuvuga ngo ese we ko atihibahora, ese we bite bibundi Imana idutabara we yamutabaye. Ndibuka ko ari n'umuntu twigeze kwaka amafaranga 1000 twakeneye korogate nk'abahanuzi, natubwira ngo Imana ntabaye namwe izabatabara. Bishatse kuvuga iki? Ndashaka gukomeza kandi no kubwiriza abantu bateye batya, abantu bafite imico mibi y'abafarisayo n'abasadukayo, aba bene wabo n'abanditsi, aba bantu bafite igisekuru kibi cyo gukritika abantu b'Imana, abatareba Dawidi wishe Goliyati, batareba Dawidi uzanye amavuta yo gukura igisuzuguro ku Bisiraheli, bakamureba nka Dawidi wo mu butamatama. Ihute mu butamatama, ujute adresse yawe ni mu butamatama kwaso, subira mu ishyamba. Bakurebera ahantu uturutse, ntibakurebere mu mbaraga ziyaguhamagaye. Bantu mufite umuhamagaro w'Imana, ntimutinde ku bantu bareba aho muturutse, ntimutinde ku bantu bareba igisekuru muvukamo, ntimutinde ku bantu bareba uburyo mu basengera bafite amamodoka mugatega amamoto. Ntutinde kuri bene uwo muntu, ureba uburyo umwatiyeho inzu, ukimara kumusengera abona inzu baguhamagara bati itariki y'ubukode yageze, urengeje iminsi ifata piriyavi. Usabwe kudatinda kuri uyu muntu w'iteka ateye agashora imizi. Nta nubwo tubabazwa nuko basubizwa, kuko intego yacu ni ukubasengera tukabahuza n'ibyabo. Aha ndaza kubabwira, mwibuke ko Elisa amagufa ye yazuraga abantu, akaguma akaba amagufa ariko akazura. Utangira hari ijambo wavuze ngo sapoti ngo y'abakozi b'Imana, Imana ibaha. Aha hantu banagende gake igidusapotinga, igidusapotinga ni ukuri bitonde igidusapotinga. Kera ntarabona ibiryo, nigeze kuburaho ibiryo, nyara umwana wanjye w'imfura, kubona sosoma byari bigoye. Hatungurwa no kubona uburyo mujyana ku gipimo, kumwe bajyana abana gukingiza no gupimisha, akajya yiyongera ibiro byinshi, kandi ari amazi nsengera nkayamo. Hatungurwa no kubona abana bazanye mu maravu, baba bafite amasosoma, amayawurute, amaji y'amakorano, amaji meza, basanga mu mituku. Imana ifite uburyo idusapotingisha ibintu bitagaragarira abantu, ariko ikagira n'igihe idusapotingisha ibigaragarira abantu. Kandi muri iyi minsi Imana aranabikemuye. Kera wasangaga n'abapasiteri bavuga ngo nagasabune, ngo turi mu muhamagaro ngo baduha agasabune. Yarabikemuye, izana imishahara. Yarabikemuye, abakozi b'Imana benshi muri iyi minsi barakize. Hari uko tumeze, uko turi biraruta mbere. Mbere hari n'umwuka wari waratwishe uvuga ngo dupfe nka Lazaro tuzajye mu ijuru. Hari n'umwuka wari waratuzazengeje tutarakorwa ku maso, umwuka wera ataraza ngo adukureho iki gicu twambitswe n'abantu. Kera twiberaga mu munyengo uvuga ngo ntaho ibindi wabireka, ukampindura igikoresho cyawe ngo ukazama n'iherezo ryiza ngo ntacyo. Ugasanga tukumva kitwajya no gukora, tukumva turi mu mwuka mu mavuta yo gusengera abantu, kubwiriza, kumva ntiwajya no gushaka akazi, ahubwo wajya mu ishyamba gushaka amavuta. Ariko uko biri nibumva ngiye kuvuga amagambo ntibagire ngo mfite umushiha n'umubabaro uko ntacyo dufite. Turabifite, ahubwo turashaka kuvuga kuri iri jambo ry'abantu bakiturebera mu mateka ya kera. Kandi koko aba bantu batari abana beza bafite n'ukuntu banabitugaragariza. Wari wajya yerekana igihe ukunda kugenda kuko ndi na nyirabagenzi, uzi kujya kubwiriza ahantu ugasanga urusengero
uparitse nk'imodoka 12 yego irimo abantu b'abakire bajya kurangura mu Bushinwa nyine byo koko umuntu yikirira ku giti cye yego ugasanga bamba amakontake nyine nk'uko mbivuze bafite amazu barakize ariko ugasanga umupasiteri ubasabira umugisha ubaturaho umugisha ubahanurira bigasohora ubasengera yambaye rya kote rigera hano yego rigera hano ubundi kondisiyo y'ikote rigera ku bantu bambara n'amakote n'ujya no kurigura ukipima ikote ukabona rirenga kakagufu ujya urireka si size yawe iryo baryita murotemani hanyuma gusanga uyu muntu wasengeye abantu barakize abantu bambara amakote ya murotimana ni ukuri Imana batabare nuko yego noneho kati reka rigera mu mavi semanto ya aracyambaye rya kote rifite katire buto bafunga bahereye ryo muri 2006 muri 2006 twasezeranaga abagabo bacu bambaye 3 buto cyakose twari tugeze kuri 3 buto buri mwaka hagenda havaho igipeso n'igihe bizaba ngombwa ko bayambara nta bipeso ubu hageze kuri buto noneho ugasanga mbere rya kote rihera hano rikamanura ayoboye abantu reka nkubwire ari uzihangane dukora ikiganiro cyitwa abayoborwa babi ngoba abayoborwa babi ndayibibasezeranije tuzakora ikiganiro cy'abayoborwa babi noneho ugasanga abo bantu asabira umugisha abasonzeyemo abambariyemo ubusa kandi nabo bakunda ubuhanuzi bwe bakunda ikiganza cye abandi babandi n'ubundi bagera hanze bakavuga bati wese askwisengera abondera undi hagiye yisengera undi rero niyikize nimba ari umwana w'Imana nibyabaye ku musaraba nimba ari umwana w'Imana niyikize natwa dukize turi kwijambo rigaragaza abantu bashaka kugaragaza ko dushobora kuba hari tutanumvirwa kuba hari ari bo Imana yahaye kuba hari babona ko abakozi b'Imana abantu bahesha abandi badashobora kugira icyo bagira na Yeremiya bibyibajije aravuga ati kuki abakiranirwa bagubwa neza barabateye bashora imizi barakura batura hakurya batura hakuno nta gihugu badafitemo inzu abo mbega bashoye imizi ahantu hose aho bageze no nta fumbire ihari bashora imizi aho bageze no nta bene wabo bahari bahita bashora imizi barakura ariko arangije atari kubakuraho imitima yabo yahise yisubiza yego ari kubakuraho imitima yabo rero kudasubizwa kw'abantu babasengera guhorana ibibazo kw'abantu b'Imana guhorana ibibazo kw'abantu bavugana n'Imana bavugana n'Imana ntabwo bivuze ko gukora kw'Imana kwarangire kuri mwebwe bahanurira yego ntabwo aricyo bivuze ntabwo aricyo bivuze yewe mbona Imana yararebye ibona mufite n'ibintu by'ubwana ishatse kubarera nk'abana kuko mwebwe itanabahaye mwacaho itanabahaye turabazi mwacaho hari abantu bakunda Imana kubera ibyo itanga reka ibahereho mwebwe mureke ibanze ibahere twe turatuje yego reka njye mu kigo cyabo ndi kuvugira twebwe ntabwo turi stress twicaye mu ijambo rivuga ngo turize Uwiteka umutegereze wihanganye yego tugize Imana yahera kuri aba bantu bakunda ibintu bakunda iby'isi basi tukareba ko babibafatisha bakazajya mu ijuru yego ariko aba bantu Imana ibifite uko ibibikiye ibifite uburyo igenda ibaha support mu bundi buryo butagaragara rimwe Gideyoni Imana yamusanze munsi y'igiti cy'umwera yisekurira ingano bigaragara ko ari umukene wibereyeho yego hama Imana imuhamagaye nawe ajya kwipinga bitewe n'ababimufashijemo kuko aba bantu hari igihe bagufasha kwiyibuka yego hari igihe bagufasha kwibuka ikigeragezo ufite hari nk'umuntu uherutse kumbaza ngo ko mama rone ngo ntabwo nawe uracyari mu bukodese ne ngo nyumvira wana nubwo turumva ari igitangaza ngo ahita akubita akavugirizo kakavugirizo bakubita batangaye
uryo kabisa ngo utinye Imana uvugishije ukuri ntebe ngo ariko ngo n'uburyo bwo kujijisha ngo ubwo se ngo byagenze gute ngo umuntu ngumuhanuzi mukozi w'Imana mustari wumva ntibyumvikana ariko nubwo abona ko bitumvikana ndi umuhesha w'amazu kabiri iyubaka amazu ntiyarekeye aho aba enjeniyeri ntibarangiye abafundi ntibashize ibibanza ntibyashize za ruriba ziracyotsa amatafari komera wowe ukireba nk'umwana wo kwa runaka usekurira ingano mu muvure uzi ko Imana amubwiye iti genda uko imbaraga zawe zingana uri umunyembaraga ugira n'ubutwari wowe nzakoresha nkiza ubwoko bwanjye abamidiyani bafite ubugome bwinshi bwo konona ni wowe nzakoresha umwana wo kwa Yowasi ngo kwa Yowasi urumva hari igihe n'abantu batuma wibuka aho uvuka ukaba wakwigirira nabi ukaba wakwipinga ukaba wakumva udashoboye rero ndashaka kuvuga gutya ntanga n'inama ku bantu bateye gutya barebera mu muntu mu kibazo bashobora no barebera umuntu mu kibazo bashoboye no gukemura runaka wo kwa runaka usengera abandi ntakire utabara abandi ntiyitabare usabira abandi umuceri atawufite kandi washobora no gukemura icyo kibazo Gideyoni byamuteye kutiyizera bituma ajya gusaba Imana ibimenyetso bitanafatika bimenyetso nta nubwo bishinga rwose ibimenyetso bidashinga bitanabyina abiburiya kandi nibiva ku gikomere kimeze gutya cy'abantu bamurebera mu muryango utavukamo umuhanuzi abantu bamurebera mu bukene abantu bamurebera bigatuma nawe abyibonamo kirasi ikimenyetso ubundi umuntu w'umugabo yarakwiye gusaba ngo ubwoya ngo burare hanze ngo mu gitondo ngo nsange ngo butose ngo impande aho icyo ni ikimenyetso koko ahubwo yasabye ikimenyetso cyo kubyuka mu gitondo ari marayika wambaye amababa ari ucyo ukemura ibyo bibazo mu kandi kanya ngo ubwo nsanze butose ngo none ngo nje ngo nsange ngo bwomye ngo impande kiriya kimenyetso rwose ni ikiva kwihungabana yatewe n'abantu hari ihungabana riva ku bantu hari ihungabana riva ku mivukire hari n'ihungabana riva ku mateka ibyo byose yari abifite ariko none afite abantu bagerageza kubimwibutsa uzi ko hari abantu bakwibutsa ko uko utarabyara wari wabyibagiwe uzi ko hari abantu bakwibutsa ko utarashaka wari wibagiwe ko wagumiwe uzi ko hari abantu bagerageza kukwibutsa ko usengera abandi ariko wowe ntusubizwe ibi ni ibintu bibaho Pawulo yajyaga ajya imbere y'Imana ati ko n'umuntu unyibyaga akamushwari ntihanaguje akakanyurana ku bitaro abarwayi bakira akakanyuranaho indwara ziri bagakira yewe uhora ufite ijisho rijojoba mu bakira ndazira iki umva ijambo Yesu yamusubije ngo ubuntu nakugiriye ngo buraguhagije ubuntu nakugiriye buraguhagije ukiza abandi urwaye waturaho abantu mazu ba mu bukode sengera abandi bagashaka waragumiwe sengera abantu bagakira ugakena sengera abantu bakakira visa ukaguma Nyabugogo muri gare usengera abantu bakagira amamodoka ukaguma kuri moto ya 700 n'igihumbi ubuntu Imana akugiriye buraguhagije aha rero nagira ngo ngira abantu inama bafashe ijambo ku bantu bameze batyo rwose ibi bintu njya mbibona bikanambabaza nkanjye ukunda kugenda nkajya muri izo nsengero nkajya muri quartier nkajya mu bashinze ibyumba by'amasengesho hari abahanuzi nabo bikoraho hari abahanuzi nabo ba nyirabukorikori bwanzikoraho bayiha gushinga ibyumba by'amasengesho bakabishinga no mu ngo zabo kandi koko n'abahanuzi nemera n'abahanuzi babufite butavangiye mukarambika abantu ibiganza bakagenda bagakira mukarambika ibiganza bagasubizwa
mukarambikaho ibiganza bakamera neza, ariko ntiyibuke ko urugo yasengeyemo. Burya intebe bicaragaho yasazaga, burya itasi banyweragaho yamenekaga bari kuyoza atashye. ibyo bintu babisobanuye neza koko. burya yabakirije amafaranga yari kwishyura minerivare z'abana, mukagenda mugasubizwa, bamara gusubizwa ukazababona mu rusengero kurihimba amene hareruya cyane munyikirize tukayivuga. Ndashima Imana nagiye gusengera mu cyumba cyo kwa runaka, aransengera none mfite ikibazo kiniki kirasubizwa, none nagira ngo bishop aze yakira ituro ry'ishimwe. Iryo turo ry'ishimwe bishop yari ahari bagusengera. Iryo turo uriya muhanuza kwirukana uwo mwuka bishop ntinyweraga inshyushyu. Icyo gihe iryo turo ujyanye ahandi byibuze wagusengeye wamukeka apfukamagaho waguze uwusimbura. Erega n'aba bantu nabo ntiboroshye. Reka bajye bababwira ngo namwe mwikize. Ariko hari akantu nshaka kukubaza. None umuntu aho umuntu yasubirijwe ntajyana ituro cyane. Ituro barijyane mu rusengero, aho biyasubirizwa hajyana amafaranga. Ituro rijya mu rusengero. Ituro ni ry'abapasiteri rijya mu rusengero. Ariko hasubizwa hajyana akamverope k'amafaranga, cyangwa ushorera inkwi ijyana abana be bakamirwa amata. Nese kuva na kera ntitwituraga abantu neza. Kuva na kera ntabwo twituraga abantu neza. Nta bintu twajyanye mu bapfumu se, ntitubiziranyaho se. Ntabyo twabashiraga, ko twabashiraga se, ko twajyanaga guhigura abapfumu se. Nta mahene twashoreye yose, nta nzagwa twajyanye yose. Byibuze subira imbere y'umutambyi ujye kumwiyereka, nijye wamugwa. Yesu ngo amaze, niba nibuka neza, Yesu yahumanuye umuntu cyangwa se yakijije umuntu, arangiye aramubwira ngo ngaho genda wiyereke umutambyi umushyire n'ituro ryategetswe. Hari naho bavuga ryo kwihumanura. Genda wiyereke umutambyi. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo se ko hari abavuga yuko ari iby'isezerano rya kera. Iba hehese isezerano rya kera se ryaturutse kwa sokuru, ryaturutse muri famiye uvukamo. Ubundi ibintu byo gutandukanya amasezerano ya kera n'amashya. Isezerano rya kera ni rishyashya, ko rimwe ryaje ryuzuza irindi, ko rimwe ritaje gukuraho irindi. Mukuraho ibintu byo kubangura ni irya kera, iri ni rishyashya, rirashaje, iri ryacuye mu bitugu, iri ngiri ryacuye ku kibuno. Biruzuzanya. Naje gukomeza amategeko, sinaje kuyakuraho. Yesu yaje gukomeza isezerano rya kera, ntabwo yaje gukuraho ibya kera. Rero nari ndimo mvuga ngo aba bantu nabo mwicara imbere nabo ntiboroshye. Reka bajye bafata umwanya wo gukora ikiganiro, kuko bazi no gukritika, bazi no gucagura umuntu ufite impano z'ukuri, bazi gucagura ubeshya, bazi gucagura ukirimo neza, bazi gucagura uhanura akennye, bazi gucagura mbega. Kandi mubona ko baba bari muri amen, amuvugira ngo amen, umukozi w'Imana. Gatoya asagira akabazo, gatoya asagire akantu kagakosa. Uzajye muri commentaire urebe, bamera nk'abari bamubitse, bamera nk'abantu burya ese burya bamera nk'abantu bari bamubitse bati twarabibonaga, ariko twarabibonaga. Cyaha cy'umuntu nkuraro gita gitukura, nicyo Bibiri ivuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku. Ibyaha bitukura tukutuku nibyo umuntu w'umukozi w'Imana, pasiteri. Ubundi by'abandi biratukura, ariko twajyaho tukutuku. Ako kandi abadukurikiye ntabwo bari bakazi. Ubundi icyaha umunywa atabe hepfo aho yakora yasambana kikaba icyaha gitukura. Ariko ndamutse mbikoze cyaba tukutuku, nta rubuga rutagina. Niho kibera tuku mu Rwanda, mu Burundi. Kandi hasi bakavuga bati ariko n'ubundi twarabibonaga. Bati hasi n'ubundi mwabonaga. Rero abakozi b'Imana cyangwa se abantu Imana yashyizemo impano,
nibyo biragaragara ko mwasengeye abantu barazamuka munakomeze kuraje niwo muhamagaro wanyu mukomeze mushyiremo imbaraga icyo Uwiteka yabahereza impano ni ukugira ngo zigirire abantu umumaro mwibuke ko atari izanyu twe turakoreshwa Imana iratwifashisha igiye gukora uze kwibuka kuri igikoresho cy'Imana icyatumye iguha izo mpano ni ukubera abantu bahari iyo igiye kugira icyo ikorera bariya abantu irakwifashisha ititaye ngo ni n'abagome imbere yawe kuko nicyo cyatumye Yona atumwe inenewe kandi baramuhemukiye nuko umukozi w'Imana iramwifashisha ishaka kujya kwa runaka ishobora kunyifashisha ishaka kuntuma kwa runaka mbizi ko nyanga yego kandi nkumva umuntu nyanga nagenda nkamuhanurira ko apfuye ibyago n'amakuba bimugezeho ariko ikantu mitigenda umubwira ngo mwana wanjye ndi Uwiteka ndagutabaye nkugiriye neza banza umenye ngo ndi iki mu bantu yego yewe natumwe iki mu bantu nshinzwe iki mu bantu iyo umuntu ashinzwe gutanga ubuzima muganga ubyaza ashobora gupfa azizinda kandi abyaza muganga wize ibyo mu mutwe wavuye abantu ibisazi ashobora gusara ntavurwe wize kuvura abana ashobora umwana we gupfa azize indwara iki mukimenye uyu muganga wafashe igihe akicara akiga uburyo inda bayihendahenda ikageza ku mezi 9 ikavuka we ashobora gupfa azizinda kandi Imana aramushyizemo ubwenge ubutabara abandi Imana itugirire neza cyane banza umenye ngo ndi iki mu bantu Imana yaremye ndi intumwa nyuzwamo ndi umuyoboro nshinzwe kugeza abantu ibyabo Imana ishyize muri jye nshinzwe kubwira abantu ko bagiriye neza nshinzwe kubarambikaho ibiganza bagakira kandi yewe nkaba ntabona n'undambikaho ikiganza mwari mwabona abakozi b'Imana none se mwari mwabona abakozi b'Imana barwara bagapfa bazize indwara kandi bafite impano yo gusengera abandi kuko twe tunyuzwamo iby'Imana niyo mpamvu hari aho Paulo wageze aravuga ati aba bantu babanyuzamo iby'umwuka mwe musigaranye umukoro wo kubanyuzamo iby'umubiri ubundi nimba hari umuntu akunyujemo iby'umwuka ntumunyuzemo iby'umubiri uri umugo wanyuranye n'ijambo ry'Imana wagize utyo anyuranye naryo Yesu yigeze gutuma abantu avuga ati mwebwe icyo mbatumye mujyane akanwa mujyane ibyo nabahaye impamba muzazisangayo kubera gukora tukagenda nidusangeho n'impamba nicyo gituma bamwe barwara n'indwara z'iminaniro nzi abakozi b'Imana bagiye bazira amasirimenaje Uwiteka akamutuma muri iki gihugu yava akajya mu kindi hajya yava akajya akarwara umunaniro agatagangara akabura n'umuntu umusukamo je akabura n'umuntu umwishyura n'ibitaro byiza byiza ngo arware no mu bitaro birimo abahanga ibi turabizi neza ingaruka zo guhagarara imbere y'abantu ariko ijambo ryo kubona ko Uwiteka yabahaye dukiza abantu ntitwikize iki kintu mukireke twebwe turenzira Imana icamo kugira ngo ibagezeho ibisubizo byanyu namwe mugasigarana kandi kazi Imana ibagirire neza ibaha umugisha turabakunda ndumva ari uko kuntu umwuka wera ntegetse kuvuga ndifuza gusengera aba bantu mu byiciro bibiri nkasengera aba bantu Imana anyujijemo ibintu ngo banyuzemo n'ibindi byinshi ibagire stock y'ibintu bakeneye hanyuma abantu nabo muhagarara imbere ibanyuzemo ubwenge bwinshi no kugorora amagambo no kumenya uko bitwara imbere y'abantu Imana anyujijemo ibintu basi we muha ariko byibuze mwubahe Imana ibaho umugisha reka tubasengere Imana ishobora byose turagushimiye waraturenze warakoze cyane sabye imbaraga nyinshi abakozi bawe abo washyizemo ibyawe ongera ubashyiremo n'ibindi abo washyizemo impano z'ityaza abari bafite ebyiri ongeramo n'izindi ebyiri ubambike imbaraga ubatume hafi ubatume na kure kandi ubasapotinge mu buryo bagenda bikwije nsengera aba bantu dutumwaho aba bantu bafite ibibazo bitandukanye bakeneye ubutabazi buturimo aba bantu bakore ku maso bahumuke aba bantu bambika izindi mbaraga nabo zo kwakira iby'Imana nk'ibinyuze mu muntu yatumye urakoze ndagushimiye kubana nabo muri byose mu izina rya Yesu amen 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 amen